Mbahaye ikaze mwese muri iki kiganiro ngiye kubabwira umuti mwiza cyane woroshye kuwikorera ariko ukabuvura abagabo bafite ikibazo cyo kurangiza vuba. Wowe tugiye kubana muri iki kiganiro nkurarikiye ku cyumba cyose ukakirangiza ngusobanurire akantu ku kandi ibigize uwo muti, uburyo bawuteguramo, uburyo uwo muti bawukoreshamo, ibyo byose ndaza kuba mbigusobanurira hanyuma ubyumve neza hatazagira akantu na kamwe kagucika hanyuma ukaba wakoresha uyu muti nabi cyangwa se ntukugirire akamaro. Muri iyi minsi ikibazo cyo kurangiza vuba ku bagabo cyabaye nk'icyorezo. Ni ukuvuga ko ingo nyinshi zibanye bafite iki kibazo cyo kurangiza vuba ku bagabo babo. Ni ukuvuga ngo abagabo benshi muri iyi minsi bacitse intege, ntibagishobora gutera akabariro cyangwa se ntibagishobora gukora imibonano mpuzabitsina ngo bashimishe abo bashakanye. Umugabo atangira gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye, uwo bashakanye yaba ari bwo agitangira kuryoherwa, umugabo we akaba ari bwo arangiza. Iki ni ikibazo gikomeye cyane cyugarije ingo nyinshi. Ni ukuvuga ngo ingo nyinshi zibanye zifite iki kibazo cy'uko abagabo bazo cyangwa se abatware bizi ngo barangiza vuba.